ikibazo ari iby'abantu bakora, ikibazo ni icyabibajyanyemo. Niyo wacuruza intoryi ari Imana yakohereje mu ntoryi, wakira ugafata isi, abantu bakamenya ko uri umucuruzi ukaze. Bwira umuntu mwicaranye ngo Imana iguhishura icyo ukwiriye gukora nawe ugatera imbere. Dore rero ikibazo gituma mutasubizwa, mbivuge turi imbere ndirimba hanyuma dusenye nibyo dusenya. Abenshi muzira gufunga umutwe kwanyu. Muraza gusenga ariko murazana n'ibyo muri byo. Iyo wahisemo inzira yo gusenga, diplome zawe ugomba kuzisiga hari inyuma y'urusengero. Ukinjira mu rusengero winjiranye umutima, Imana yabikundika kubwira ngo na diplome zawe nzikuye inyuma y'urusengero, nzihaye umugisha, ukagenda ugakora ukabona akazi. Iyo uje gusenga wahisemo gusenga, aho ukomoka nubwo haba hakaze gute, kwire kubisiga hari. Bimwe mu bintu, reka mbibabwire, bimwe mu bintu bituma tudashyikira ubwiza bw'Imana ni imitwe yacu ifunze, ni kode ziri mu mitwe yacu. Ubwiyemezi, kwihagararaho, inarige. Abadivantiste bagira agatabo bita inarige. Kwigira ibitangaza, ukaza gusenga ariko oreza agatuza. Ndagiye ariko jewe hari icyo nicyo. Ndagiye ariko narize. Ndagiye ariko mfite miliyoni kuri konti. Ndagiye ariko mvuka mu muryango uyu n'uyu. Ndagiye ariko nduyu n'uyu. Ndagiye ariko ndi iki n'iki. Hahandi bamwe tujya no kubasengera mukabanza. Iyo usenga Imana iguhishurira ibyo abandi basuzugura, bicometsemo umugisha wawe, ukabikora batakuzi batanabizi, ariko Imana ikaguheramo iki? Umugisha. Ntabwo ikibazo ari iby'abantu bakora, ikibazo ni icyabibajyanyemo. Niyo wacuruza intoryi ari Imana yakohereje mu ntoryi, wakira ugafata isi, abantu bakamenya ko uri umucuruzi ukaze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Amen. Tuwarete ibyo abantu musuzugura, kiriya giceri cy'ijana mwirirwa musuzugura. Imana irabizi ko buri muntu wese uzinjiramo hari azakenera serivisi yo muri Afurika y'Epfo, kandi ntabwo azajyayo ku buntu, uzavayo wishyuye. Yesu ashimwe. Ababanje kumukorera bamuverisaga bashaka barakira, nabo ubwabo bakurama yabo, kuko ntibibarika. Ntabwo bigira gute? Ntabwo bibarika. Biranagoye yuko Rwanda Revenue yaza kuvuga ngo TV y'igiceri cy'ijana ngo abantu bagiye binjira ngo hinjiye abanaba na kamera ziri hariya zikamera ntabwo zishinzwe kureba abantu binjira mu matuwarete. Bafite uko babarana gusa agakora forufa agatanga umusoro, ariko nta fagitire batanga iyi gahunda y'epfo iyi ngiyi. Bwira umuntu mwicaranye ngo Imana iguhishura icyo ukwiriye gukora nawe ugatera imbere. Abantu bacuruza ubufu bw'ubugari, Imana ariyo yabajyanye bakize bari kubaka amazu. Abantu bacuruza amakara, mwirirwa muvuga ngo ucuruza amakara asa nayo, bafite agafaranga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nzi umugabo hano ku Gisimenti, Imana yigeze guhishurira ko agiye kugirira umugisha mu mifuka yavagamo amasima n'ibindi bintu byavagamo amafarini. Sinzi aho yabijyanaga. Yesu ashimwe cyane. Niba yarabijyaga kubigurisha Kongo simbizi, ariko yarakize, yubatse iriya za Kabeza, bameze neza. Haleluya. Amen. Iyo umwuka wera hari, abantu bari mu masengesho, Imana ibagira inama ikababwira ngo nyuraha cyangwa se bigenza uko nuko. Yesu ashimwe. Dore rero ikibazo gituma mutasubizwa, mbivuge turi imbere ndirimba hanyuma dusenye nibyo dusenya. Abenshi muzira gufunga umutwe kwanyu. Muraza gusenga ariko murazana n'ibyo muri byo. Iyo wahisemo inzira yo gusenga, diplome zawe ugomba kuzisiga hari inyuma y'urusengero. Ukinjira mu rusengero winjiranye umutima, Imana yabikundika kubwira ngo na diplome zawe nzikuye inyuma y'urusengero, nzihaye umugisha, ukagenda ugakora ukabona akazi. Iyo uje gusenga wahisemo gusenga, aho ukomoka nubwo haba hakaze gute, kwire kubisiga hari. Bimwe mu bintu,
reka mbibabwire bimwe mu bintu bituma tudashyikira ubwiza bw'Imana ni imitwe yacu ifunze, ni kode ziri mu mitwe yacu, ubwiyemezi, kwihagararaho, inarige. Abadivantiste bagira agatabo bita inarige, kwigira ibitangaza, ukaza gusenga ariko oreza agatuza. Ndagiye ariko jewe hari icyo nicyo, ndagiye ariko narizi, ndagiye ariko mfite miliyoni kuri konti, ndagiye ariko mvuka mu muryango uyu n'uyu, ndagiye ariko nduyu n'uyu, ndagiye ariko ndi iki n'iki. Hahandi bamwe tujya no kubasengera mukabanza kudusobanurira ibyo muri byo. Haleluya. Murarakaye. So urabona nubwo nyine musengeye nkaba narahuye n'ibibazo nkatinda kubona akazi, ariko ntimugire ngo ndi umuswa buriya. Ubwenge ndabufite no mu ishuri naratsinda. None se wasubiye ku ishuri ugakomeza ugatsinda ukabona n'akazi? Kewe rero buriya uretse kuntu wenda Satani muri iminsi yabivanzemo, nzi no gukora no muri leta baranzi. Bajya bampamagara burya hari ibirakanyanya nkoramo muri za statistique n'ahandi ahantu runaka. Wagumye iwanyu muri leta? Uretse utuntu tutubazo nagize ntugire ngo iwacu turoroheje. Urabona umanutse buriya nka Rwamagana nko ku gipangu cy'ubururu, igitukuru uzabona kinini kirimo amapera menshi, buriya ni hariya mvuka. Mukozi w'Imana, reka ntibikuvune cyane, aka gahendimo n'ak'igihe gitoya wenda nuko so urabona no gutinda cyane mu mashuri, nanga gukorera turaduhumbi 200 bari guhemba abandi. Urabona nyine kimwe mu bintu bituma mutabona Imana ni ugufunga imitwe yanyu, abandi bakarega agatuza bakigira ibitari byo. Iyo abantu baje mu Mana basabwa guca bugufi, bakoroha, ibyo bari byo bakabisiga hanze y'urusengero, bakabwira Yesu ngo ntacyo turi cyo, tugira icyo tugomba kuba cyo. Yesu akamanuka agahindura amateka, ubuzima bukaba bushya, abantu bagasubizwa, bakabona ukuboko kwiza kw'Imana. Abo nibo bazabona amashimwe, naho abandi bose bakirega agatuza nta kintu muzigera mwibonera kwa Yesu. Mugabo w'ingabo za Siriya baramubwiye ngo iwacu muri Isiraheli hari Imana ihindura amateka. Ageze kuri Yorodani aravuga ngo narinzi ko umuhanuzi aza kandemba arembyaho ikiganza. Umuhanuzi aramubwira ati no, ibibembe byawe ni byinshi, birasaba kumanuka ukajya muri Yorodani ukajyamo wese. Nababwiye umuntu umwe wigeze kunyahagiza uyu mujyi wa Kigali arawunzengurukana, twabuze ahantu dusengera, ngo kamera z'umujyi wa Kigali zose ngo ziramureba, ngo baramubona, ngo kandi hari icyo ari cyo. Ibintu mwigize ndamwani ngwino tujye ku rusengero iwacu dusenge. Ati n'abandi bantu bahaza se? None se ku rusengero ari ku nzu y'Imana baraza? Tugeze i Remera mu Giporoso, ati kamera zirimo ziratureba. Sashim ndabwira se basi waretse tukajya mu gishanga cya Rwandegisi ko nta kamera zibayo. Ati hari abahungu nabo bashobora kuba bahatembera, bashobora kumbona. Ndabwira ni rero umuntu waduhuje yari umudepite, reka tujye kwa depite twa honorable basa bariho dusengera. Ati nubwo aribo bakundangiye ntago nshaka kubamenya ibyanjye. None se ko bagiye kuka ati pastor ati n'abakozi bura barumviriza. Tugi wawe se basi ati naho ndumva umutekano wanjye utari tayari. Tuzenguruka umujyi
tubura ahantu dusengera, tuzize ngo icyo umuntu ngo ari cyo. Ndabanuze n'ibindi. Ndabyibuka namubwiye amagambo abiri. Naramubwiye ngo Imana yahise inzaho. Ndamubwiye igiteye isoni nuko iwanyu bamenya kusenga, cyangwa igiteye isoni ni ibibazo na raporo y'inkazi biri mu kazi kawe bishobora gutuma unirukanwa cyangwa ukaba wanafungwa, ari nabyo biri gutuma uri gushaka Imana. None sibyo ninde wabikubwiye? Ndamubwiye ni nyamara ati pastor ati none se ati honorable ko atabizi yabibwiwe n'iki se? Ati ninde wabikubwiye? Umwuka wera ni ubimbwiye. Subiza. Igiteye isoni ni ibyo cyangwa ni ibibazo bigiye kukwirukanisha mu kazi? Ati pastor ati mbabarira wowe gahekawe, atuyihamagare mbone ndokotse ntibanyirukane mu kazi. Ni rero umva nkubwire dore igihe wanzengurukije, parika hano dusengureke kuntesha umutwe. Yirirwa muvuga ngo Imana ngo nibahe imyuka yera, ngo nitujya tubasengera, ngo nango nizidukuremo ngo izibahe, ngo namwe musenge. Imana ni ibibahe, ifite byinshi nidukuremo ibyo yaduhaye, namwe ibahe mujye kubasengera. Haleluya. Turasenga 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 turasenga. Icyanangaje ni kimwe ngira ngo narakibabwiye, yaramwe atari kati none se pastor ati ko ndeba n'ubundi byose ibintu byacu mama mufite, ati mwazashyizeho ibintu bimeze nk'udusanduku twiposta, ati mukajya mushyiramo ibya buri muntu akajya agira igihe cyo kwanyura akareba niba ntabye mwamusigiyemo. Ko mbona n'ubundi murabigendana murabibungana, ntabwo ari byo murangura, si ibyo mukura za Nyabugogo na hehe hose mama mubifite. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndamubwira nibikora iyo wabonetse, iyo hagezwe nibwo bikora. Haleluya. Dawidi yaravuze ngo naranezera ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana, kuko kuba imyaka 1000 hanze ntari mu nzu y'Imana nta kintu bimariye, umunsi umwe ubirusha agaciro. Ndamubwira ntitubibona iyo mwaje. Yesu ashimwe. Ati noneho n'ubutani ingaruka uzabona ibindi. Ndamubwira nzabona ibiruse ariko kondisiyo ibintu byo kwirirwa nzengurutse umujyi wa Kigali umbunza ntabyo nshaka. Izo modokari zawe jya uziti wawe, wambara ibyo ushaka ibyo ari byo byose, ibyo birakureba. Uze kurusengera baro dusengera ntuzongere kuntesha umutwe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ntabwo uzigera ubona Imana urega ku gatuza. Mugabo w'ingabo za Siriya ageze kuri Yorodani aravuga ati nzi ko bandembarembyeho n'akaganza byibuze akagira ibihinduka, ariko basirikare baramubwira bati manuka ugiyemo n'ubundi bakubwira ibirenze ibyo ngibyo byari kuba. Aciye bugufi inshuro 7. Byagenze gute? Umubiri we wahise uhinduka nk'uw'iki, nk'uruhinja, ataha ashima Imana. Amen. Musore washatse gukurikira Yesu w'umutunzi yaramubwiye ngo ntugakora ibyaha ibi nibi. Musore aravuga ati byose narabikemuye. Uwo ni umwuka w'abanyedini. Abanyedini bazi ko bujuje byose. Hano mwirirwa mudusekura mushingiye ngo ku myaka y'igihe mwaziye muri ADP. Niyo mugiye kudusengera muduha inshingano, hari ijambo mutajya mwibagirwa, muravuga ngo tuzubaha abo twasanze. Bimeze nko kuduhamya no kutwumvisha ngo muzubaha ababatanzemo. Siko mwambwiye? Siko mwambwiye? Nawe barabikubwiye. Niremera barabivuga. No kubwamuzeye barabivugaga. Ntabwo Yesu ashaka kugirira neza abaje kera. Ntabwo Yesu ashaka kugirira neza abaje uyu munsi. Yesu arashaka kugirira neza abaje neza baca bugufi. Ntabwo Yesu ashaka kugirira neza abakatolike kubera yuko ari ryo dini ryabanje. Ntabwo Yesu ashaka kugirira neza abapentekote kubera ko mutega udutambaro kaba ari namwe mwuzuye umwuka wera mbere. Oya, Yesu arashaka kugirira neza abantu bagenda uko ashaka,
baca bugufi aho baba bakomoka hariho hose. Amen. Haleluya. Avuga ati byose narabyubahirije, sinsambana, niba n'ibiki byose. Mufite ukuntu mutondeka ibyaha mudakora, ni naho mubera abapagani, mugahita mubona ibyo abandi bakora ari byo bikomeye, mwebwe ibyanya ari byo byoroshye. Ese sibyo? Ibyanyu murabyoroshya, iby'abandi mukabira. Mubwira ati noneho genda ufate ibyo utunze ubigurisha, ugire gute? Ubigabanye abakene. Aho niho nsoreje mbatonganya, ubundi tugasenga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibindi bigabanye iki? Ubigabanye abakene nabo babeho neza. Niba hari ikintu mwize gusenga, mwiga gukurikiza imihango y'idini, mwiga no guhanura, mwiga no kwerekwa, mwiga no gukora amanama dukora n'ibindi bitandukanye. Ariko ikintu cyabihishe, mwahishwe umwuka wo gusangira n'abandi no kugirira neza abandi. Kandi narabivuze nzanabisubiramo. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere kiduhesha ubugingo buhoraho ni agakiza no kugenda uko Imana ishaka no kwemera kwihana ibyaha byacu. Reka mbivuge gutyo ngira abo noroherezamo, ariko ni nako kuri. Ariko mu bintu bidufungurira umugisha, biduhesha umugisha, biduhesha uburame, ni ugutanga, ni ugukorera Imana, ni ugushyigikira, ni ugusangira, ni ugufasha, ni ukubiba. Ibyo rero nibyo byabihishe. Mama cyusa niyo mpamvu abakire dufite mu bapantekote ari bakeya. Ni bake. Nabo nabamenye ayo makuru. Nako sibo. Nabo babo bake ni nkirabuhere. Ahariho cyisanye. Sai mashimwe mugira. Araho dusenga amasengesho yo gusenya ariko ufite n'ahantu hagaze. Yesu ashimwe cyane. Ari ufa uhagaze ku rufatiro rudigadiga nta namba. Haleluya. Amen. Niba ushaka kujya mu ijuru ukizwa neza umaramaze ijuru rirahari uzarijyamo. Ariko niba ushaka no kuba ku ijuru ry'inaha kandi nanone bikazakubera igororano cyangwa imirimo iguherekeza, kora neza, girira neza abandi. Yesu ashimwe. Rimwe na rimwe hari ubwo tugarukorwa n'amasengesho twasenze, ahubwo tugarukorwa n'imirimo twakoze. Tabita bajya kumusura ntabwo hashingiwe ku masengesho yasenze, hashingiwe ku mirimo yagiriye neza abapfakazi n'imfubyi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Abagabo bavuze bati wenda twubakiye isinagogi n'umuntu mwiza. Amasengesho wasenze ntabwo tuyibuka, ariko imirimo myiza wakoze turayibuka n'Imana irayibuka. Amen. Kuza gusenga no gukora ibindi turabyumva, ariko tugeze ku bikorwa byo kugira neza niyo hatubera ikibazo. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Birakugoye kuzakira udashaka gukiza abandi, birakugoye kuzatera imbere udashaka guteza imbere abandi. Nunatera imbere hari ubwo izahita igucyura kugira ngo abandi basigare babiseka. Hari umuhanga wavuze ngo Imana iremera abatayubaha bagakora